الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض عمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. Abavandimwe b'Islam, turi mu isomo bita Ulumul Quran. Iri ni isomo ritubwira amateka ya Quran kuva mu ijuru kugera ku isi. Muri iri somo rero tugiye kurebera hamwe umuryango bita al-aya, ma'ana al-aya. Iyo wumvishe aya wumva iki? Wumva aya, ijambo aya bivuze iki? Icyo abamenyi babivuzeho nicyo Quran bivugaho, ndetse tunarebe amateka ya aya yabimburiye izindi kugera ku isi, ndetse n'iyasojereje izindi kugera mu isi. Tunarebere hamwe umubare wa aya igize Qur'ani, ndetse tunarebe amwe mu mazina ya aya agize Qur'ani. Iyo tuvuze aya, nuko aya niyo Qur'ani. Qur'ani itangizwa na aya igasozwa na aya. Iyo havuzwe aya, nizo zigize amasura agize Qur'ani. Aya rero icyo bivuze muri Qur'ani nicyo tugiye kurebera hamwe muri iri somo. Al-aya, abamenyi baratubwira bati fi lughatan, mu rurimi rw'icyarabu, aya bivuze hiya allama, bivuze ikirango. Allama, ikirango. Ad-dalala, bikaba bivuze icyerekezo. Al-wadiha, kigaragara. As-sariha, kandi cy'ukuri. Iyi nicyo bigisobanuro bita al-aya mu rurimi rw'icyarabu. Hanyuma bakatubwira bati al-aya, bamwe mu bamenyi uburyo basobanuye aya, nk'uyu mumenyi bita Ibn Faris aratubwira ati al-aya hiya allama, bivuze ikirango. Waqala Raghib akatubwira ati al-aya hiya allamatu adh-dhahira, ngo aya bivuze ngo ikirango kigaragara. Iyo twumvishe aya tubisanga muri Qur'ani, aho Nyagasani agira ati wa min ayatihi, no mu birango byayo, cyangwa se no mu bimenyetso byayo, mu birango by'Imana. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, nuko yabaremye abafasha. Wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar, no mu bimenyetso byayo cyangwa se mu birango byayo harimo kuba yaradushyiriyeho ibitotsi, gusinzira. Aya rero ni igisobanuro tugiye kurebera hamwe Qur'ani icyo ibivugaho. Abamenyi babigabanyijemo ibice bigera kuri 5 aya Qur'ani uburyo isobanuramo aya. Igice cya mbere, awalan hiya allamatu adh-dhahira, uburyo ari ikirango kigaragara, ikimenyetso kigaragara. Ibyo tubisanga muri Qur'ani suratu Maryam aya 10 na suratu Ali Imran aya 41, aho Nyagasani yavuze ati bismillahir rahmanir rahim, qala rabbi ij'al li aya, ati Mana nyereka ikimenyetso, nyereka ikirango. Aya ni amateka y'intumwa y'Imana Zakariya, aho Imana yamugeneye ikigeragezo cyo kubura urubyaro kugeza mu zabukuru. Uyu Zakariya mu ncamake tuzi ko yareze Maryam. Zakariya amaze kubona ko Maryam amaze gutwita, Zakariya yakoze igihagararo cy'ijoro asaba Imana, agira ati Imana ndagusaba ko nanjye waba umwana. Imana yakira ubusabe bwe, imwohereza abamarayika kuza kumubwira inkuru nziza yuko Imana yakira ubusabe bwe. Nuko Zakariya yagize amatsiko menshi cyane, arangije aravuga ati qala rabbi ij'al li aya, ngaho Mana nyereke ikirango, nyereke ikimenyetso kigaragaza ko wakira ubusabe bwanjye. Imana iti qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 ayamin illa ramza, ikimenyetso nguhaye nuko ugomba kumara iminsi 3 ntawe uvugisha. Iyi aya rero turabonamo ijambo aya yuko ari ikirango. Uburyo bwa kabiri uburyo basobanuramo aya, hiya al-mu'jizatu al-bahira, muri make ni igitangaza cy'urumuri. Al-mu'jizatu al-bahira, ibyo tuyisanga muri Qur'ani suratu Ali Imran nanone aya 149,
na suratul baqara aya 211 aho nyagasani agira ati anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. igihe Isa ibn Maryam yabwiraga bani Israel abakorera da'wa ababwira ati anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, bazaniye igitangaza kivuye kwa nyagasani wanyu. anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi idhnillah. Giye gufata igitaka nyibumbemo inyoni, nindangiza muhe ivemo inyoni iguruka. Icyo ni gitangaza rero Isa ibn Maryam yeretse abani Israel, gufata itaka akaribumbamo inyoni akarishyira mu kiganza cye agahuha akavamo inyoni igurutse. Aha rero muri iyi aya tumaze kubona yuko aya bivuze igitangaza. anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, bazaniye igitangaza kivuye kwa nyagasani wanyu. Uburyo bwa gatatu Qur'an isobanuramo aya hiya ad-dalil wal bayina, ni gihamya, ni icyerekezo kandi gihamya. Ibi tubikomora muri Qur'an suratul baqara aya 145 aho nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim wala in atayta alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Aho Imana yabwiraga intumwa y'Imana iti niyo wabazanira gihamya ivuye ku Mana nyagasani wabo, ntabwo bayoboka icyerekezo cyawe, qibla yawe ntibayoboka. Ini ani kini uburyo bwa gatatu Qur'an itweretsemo igisobanuro cya aya ad-dalil, gihamya, icyerekezo. Uburyo bwa kane Qur'an isobanuramo aya hiya al-ibra, ayufize ibra, isomo cyangwa se icyitegererezo. Ibi tubikomora muri suratul Hud aya 103 aho nyagasani atubwira ati inna fi dhalika la ayatan liman khafa 'adhaba al-akhirah. Iryo ni isomo, icyo ni icyitegererezo kuri ba bandi batinya ibihano by'imperuka. Uburyo bwa gatanu rero Qur'an tugaragazamo aya hiya maqta' min as-sura, ati ni izomowe, ni icyomowe ku masura Qur'ani, icyomowe. Ibi rero hari aya muri Qur'ani bita huruful muqatta'a. Zira huruful muqatta'a buriya ni aya muqatta'a min as-sura, ni aya zomowe ku masura Qur'an. Huruful muqatta'a ni zihe? yumvishe Yasin. Min huruful muqatta'a ni aya Hamim, Taha, Ain, Sin, Qaf. Izo ni zi huruful muqatta'a, izo ni aya za Qur'ani bita al-muqatta'a min as-sura. Ni muqatta'a zomowe kuki ku masura Qur'an. Ibi rero nibitwereka yuko Qur'ani imaze kudusoneka isono cya aya. Aya rero iyo wumvishe aya uzumve ko ari ikirango cyangwa se igitangaza cyangwa se isomo cyangwa icyerekezo cyangwa dalil ni iki? Kigaragaza gihamya. Ibi rero nibyo tumaze kurebera hamwe igisono cya aya. Bamwe mu bamenye uburyo bidusobanuriye n'uburyo Qur'ani isobanuramo aya itwereka ayatul Qur'aniyya. Amateka ya aya za Qur'ani burya hari izabimburiye izindi, izabanjirize izindi kugera ku isi, ndetse na aya ya nyuma yasojereje izindi kugera ku isi. Aya za mbere rero zabimburiye izindi kugera hano mu isi, turabirebera mu bamenyi uburyo babivuze. yara albahithuna almutakhassisuna fi ulum alquran, abamenyi abashakashatsi b'inzobere muri risomo bita ulumul Qur'an, mu mateka Qur'an, baravuga bati innal ayati 5 al-awail min surati al-alaq qad nuzilat fi bidayati bi'thati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baravuga bati ngo aya za mbere zabimburiye izindi kugera mu isi ni aya zibanziriza suratul alaq, ni sura 96. Iyi suratul alaq niyo yabimburiye izindi sura zose, niyo yabimburiye aya za mbere 5 za mbere zibanziriza, nizo zagize ku isi bwa mbere. Izo aya zamanutse rero mu ntangiriro y'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
baratubwira bati wa hunaka riwayati tuayid hadha ar-ra'y, hari riwaya zibyemeza cyangwa se ahadithi zemeza iyi mvugo z'aba bamenyi. Muri zo riwaya rero tugiye kureba rero aya, umubare wa aya zigize Qur'ani ndetse n'amagambo ari muri Qur'ani. Umubare wa aya yize Qur'ani ni 6,236. 6,236. Izo ni aya zigize Qur'ani. Ikaba igizwe n'amagambo 77,887. Biro kuba aya zigizwe ni umubare ungana gutya 6,236. Ibi tubikomora ku basahaba nka Hamza ibn Habib na Abil Hasan al-Kasai, hamwe na Khalafa ibn Hisham, hamwe na Hamza ibn Habib. We aratubwira ati annahu nuqila hadha al-adad, uyu mubare washingiweho bivuye kwa Abi Layla. aratubwira ati an Abi Abdurrahman as-Sulami, nawe abivanye kwa an Ali ibn Abi Talib alayhi salam, niwe wemeje. Dusoza iri somo turebera hamwe amazina ya zimwe muri aya zigize Qur'ani. Izina rya mbere hari aya bita ayatul riba, aya ijyanye nyine na riba. Iyo ni aya rero iboneka muri suratu al-Baqara aya 278, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina. Ati mwabemera mutinye Imana kandi mwirinde ibijyanye na riba niba koko murabemera. Iyo ni aya ya mbere bayita ayatul riba. Aya ya kabiri ni aya bita ayatud dain, aya y'ideni, nayo iboneka muri suratul Baqara aya 282, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ni ayatud dain, aya y'ideni nyine. Ati nimuhana imyenda hagati yanyu muzandike. Hagakurikiraho aya ya gatatu bita ayatu al-mubahala. Ayatul mubahala ni aya iboneka muri suratu Ali Imran aya 761, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibina. Baita ayatu mubahala ni igihe Imana yakoranaga indahiro n'abakristo bamugishaga impaka ku bijyanye n'imyemerere. Hakaza aya ya kane aya bita ayatu ikmaluddin, aya yo kuzuza idini. Iyi ni aya iboneka muri suratul Maida aya ya gatatu, aho Nyagasani agira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Uyu munsi mujuje dini yanyu kandi mujurijeho imigisha yanjye kandi bahitimeye ko Islam ari babiri dini. Iyi ni aya rero bita ikmaluddin. Hakaza aya gatanu yitwa ayatu ifk. Iyi ni aya iboneka muri suratu an-Nur aya 11, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum. Soza kugeza kuri aya ku musozo wayo. Ini aya iboneka muri suratu an-Nur bita ayatu ifk. Hakaza aya gatandatu bita ayatu tathhir, aya yo kweza cyangwa se yeza ahlul bait alayhim assalam, bintoranywa batoranyijwe. inama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yudhhirakum tathhira. Ini aya iboneka muri suratu al-Ahzab aya 33 baita ayatu tathhir. Hakaza aya gatandatu bita aya ya karindwi yitwa ayatu an-nur, aya y'urumuri. Iboneka muri suratu an-Nur nyirizina, ni suratu bita Nur aya 35, aho Nyagasani agira ati Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, kugeza ku musozo wa aya. Ni aya ndende. Imana n'urumuri
bw'ibirere ndetse n'isi kugeza ku musozo wayo. Rero aya ni amazina yamwe muri aya Qur'an. Tumaze kubona ko ari aya amazina 7. Hari aya bita zisubiramo ayatul riba, ayatul dain, ayatul المباهلة، آية إكمال الدين، وآية إفك، وآية التطهير، وآية النور. وبالله التوفيق. إلي somo rero ryo gusonora aya turisozeza hangaha, tuzakurikiza isomo ubutaha dusonora asura. Twasonoraga aya no tuzakurikira gusonora asura. Ma maana sura. وبالله التوفيق. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.